hatangira akantu gato cyane kadafatika bambwira ko kazashira. Sano TV, born to entertain. Tariki enye z'ukwa cyenda nibwo twamenye amakuru adasanzwe y'umwana wahuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'ijisho. Aya makuru twayahawe n'umugabo witwa Eric. Mu busanzwe uyu mugabo akora umwuga w'ubumotari cyangwa se umwuga wo gutwara abantu kuri moto. Aya makuru yayampaye ubwo twari turi kugendana mu muhanda antwaye bisanzwe, nibwo twatangiye kuganira bisanzwe nk'uko abamotari baganira n'abagenzi. Eric mu kuganira kwacu twagiye tuganira ku bantu, tuganira ku bibazo byugarije abantu muri iyi minsi. Eric yakomoje ku mwana wo ku mubyeyi baturanye wahuye n'uburwayi bw'ijisho, ndetse ubwo burwayi bukaba urujijo kuri benshi. Ambwira ko uwo mwana nanjye mubonye yantangaza ndetse akantera agahinda. Nakomeje mubaza iby'ubwo burwayi, Eric akomeza ambwira ko ari ubwa mbere yari abonye ibyo bintu. Eric kandi yambwiye ko uwo mwana akeneye ubufasha bwo kuba yabona ubuvuzi. Nahise ngira amatsiko yo kubona uwo mwana, nsaba Eric ko umunsi yazaboneka cyangwa se umunsi yazabona umwanya atari mu kazi yazambwira tugasura uwo mwana. Nyuma yaho nakomeje guhamagara Eric kuko nari natwaye nimero ye, musaba ko mbere y'uko twazajyayo yazampuza n'ababyeyi b'uwo mwana tukaganira. Tariki 13 z'ukwa cyenda ubwo twari twaraganiriye n'ababyeyi ndetse baratwemereye kuhagera tukabasura. Timu ya Sano TV twafashe urugendo rutari rurerure ndetse rutari rugufi, duhaguruka mu mujyi rwagati ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge, twerekeza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana ahatuye Nshimiyimana Jean Dodier na Tumusabyimana Eugenie, ababyeyi ba Iradukunda Sabri ari nawe mwana ufite ikibazo cy'uburwayi bw'ijisho. Muri uru rugendo twagendaga tuganira ndetse tukanyuzamo tugahamagara ababyeyi ba Sabri bakomeza baturangira. Muri urwo rugendo rwo kuva Nyarugenge twerekeza Gasabo ntago twishwaga n'irungu. Twageze mu nzira dutegerezaho Eric ahantu twari twasezeranye guhurira ngo atugeze iwabo w'uwo mwana. Eric yaje kuza, turamanuka twerekeza iwabo wa Sabri. Tugezeyo turabasuhuza, turabaganiriza bisanzwe ndetse tubasaba ko twaganira byimbitse ku kibazo cy'uburwayi bwa Sabri. Iradukunda Sabri ni umwana w'umuhungu w'imyaka 12, ni imfura mu bana batatu bavukana. Yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, bagiye kujya mu mwaka wa 6. Iradukunda Sabri yafashwe n'ubu burwayi mu mpera z'umwaka wa 2016. Amazina banyita Iradukunda Sabri, mfite imyaka 12, ngiye kujya mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Mama w'umubyara avuga ko umwana we ubwo yafatwaga byatangiye ari agaheri gato, bakajya babona akazikiza, nyuma akagenda kiyongera, baza gufata icyemezo cyo kujya kwa muganga. Mama Sabri mu kudusobanurira yagize ati: hatangira akantu gato cyane kadafatika bambwira ko kazashira. Nitwa Tumusabyimana Eugenie, ndi umumama w'abana batatu. Uyu ni imfura yanjye, uyu ni umukurikira, uyu ni umukunotsi. Uyu mwana uburwayi bumaranye imyaka 6. Muri iyo myaka 6 yose naravuzaga, ariko uko bucya tubanze twihangane. Amarira ni kuri twese, ni ibintu twese byageraho. Nahereye mu bitaro by'akarere Kibagabaga, bakambwira ko bizashira, ariko njye mbonye uburwayi aho kugira ngo bushire bwiyongera, basaba transfer njya Kabgayi. Nahasanze dogiteri bita Muhire, ambwira ko hari umuti ashobora kujya amutera igashira. Mujyanaga muri sale y'ibagiro akamusinziriza, akamuha uwo muti mu gihe cy'amezi 3 nkasubirayo. Abikoze 2 aho kugira ngo bishireho ubw'ijisho rikasohoka. Nabonye rero amatike yo kujya Kabgayi kandi mbona nta kivamo, ari kure. Njya mu bitaro bya Bishenyi hano Charity. Iya muzungu waho aranyandikira gukoresha sikaneri,
bitaro by'Abahinde bita Medihiri, babona harimo ikibyimba gisunika ijisho. Agerageza kumushakira umuganga, porofesa we wamwigishije ava mu Bubiligi, araza agerageza kubaga. Agerageje kubaga, aha ku ruhande urabona hari ahantu hari inkovu, abona icyo kibyimba kirakomeje kigera hafi kiri ku bwonko, akuraho igice gito. Nyuma y'icyo gice gito, ubwo babikoze 2020 mu kwezi kwa kabiri. Nyuma y'uko amubaga, asiga babwiye ko atashoboye kukimaramo cyose kuko nta bushobozi bwo kubaga ku bwonko afite. Ahita babwira ngo nyuma y'ukwezi kumwe nzakoresha sikaneri barebe icyo kibyimba gisigaye ko kicyegereye ubwonko. Nyuma yo kubona resulta za sikaneri bazabwira icyo gukora. Sikaneri tuyikoresheje babona n'ubundi ikibyimba kiracyari iyo ku bwonko. Bahita bampa urupapuro rw'uko bo ubushobozi bwo kumuvura ntabwo bagifite, banyohereza CHK njye kubonana n'abaganga bavura bene ibyo. Nagiye CHK, abaganga baranyakira, banshakira umudogiteri ubaga umutwe bita Dr David ukorera Faisal, ajya afatanya n'uwitwa Muneza, ariko Muneza icyo gihe ntiyari ahari, nakirwa na Dr David. Dr David arareba ya sikaneri, areba ko ikibyimba cyegereye ubwonko, ariko agira imbogamizi ko umwana ari muto ashobora kumubaga umutwe akangirika, akaba atashobora gukomeza kwiga nubwo iryo jisho risohotse ariko rirabona. Ahita ambwira ko icyo agiye kunkora, agiye kumpa taransiferi ijya Faisal. Yego yarayanditse, arambwira ati ariko nubwo nkwandikiye taransiferi za Faisal niho nkorera, uzabonana n'umudogiteri ubaga mu isura, waca mu isura akagera kuri icyo kibyimba adakoze ku mutwe. Ariko deje ibitaro bya CHK aragusinyira, nurangiza gusinyisha ujye kuri RSSB, mituweli bw'uburenganzira ko byazishyura iyo fagitire. Ariko nibidakunda ukabona batagusinyiye, nubona 5 miliyoni nibwo uzaza Faisal. Deje CHK ntiyaje gusinya, yaransinyiye, ariko ngeze kuri RSSB bambwira ko iyo fagitire mituweli itashobora kwishyura. Mu by'ukuri byambereye ihurizo ntashobora gusobanura. Barambwiye ati genda uzategereza ko uzabona umuganga mu bitaro bya leta, ariko hariya ntabwo tukohereje. Na n'uyu munsi ntaho nagiye kuko ubwo bushobozi ntabwo mfite. Nk'uko nari mbibabwiye, uwo Dr David ni umudogiteri Faisal yari yambwiye ko kubaga gusa ari 5 miliyoni 5 nta zindi depanse zirimo. Ayo yubanza kuyashyira kuri konti, bamukoraho bifite barodero y'ayo mafaranga. Mu by'ukuri njye ntaho nayakura pe. Nk'iyi minsi nta kintu ndi gukora kuko bisaba kumuba hafi, simusige kugira ngo atabona ko nagiye kure ye. Namutere Iradukunda Sabri mu gahinda kenshi yadusobanuye uko yafashwe n'ubu burwayi akurikije uko abyibuka nawe. Byatangiye ndi muri garidiyeni ya kabiri, bizera akantu gatoya kameze nk'isekera, kazajya kagenda gakura, tukajya kwa muganga bakatubwira ngo bizoshira, tuza kwaka taransiferi tujya i Kabgayi, bazajya batera nk'umuti, noneho nk'aho byagashize kagenda yiyongera.
iyo ndi kureba mba ndi kureba neza ariko ntabwo ari byose. amaso yombi ntabwo areba neza. Iri ngiri rireba neza ahubwo iri ngiri niryo ndabona rizana amarira n'iki byose. uyu mwana w'imyaka 12 Iradukunda Sabri nawe nyuma yo guhura n'ubu burwayi avuga ko aterwa ipfunwe nabwo kuko bamwe mu bana bangana, abana bigana ndetse n'abandi bo ku kigo yigaho bajya bamuserereza kenshi ndetse bamwe bakamuseka gafite ijisho rinini kandi ribi. iyo uhuye n'abana bandi bigenda gute? iyo bakubonye umeze gute? abakeya turahura barangiza bakanga mfite ijisho rinini. ariko rero ugomba kwihangana ukaba umugabo, sibyo? Kwihangana. Sabri na mama we bagize icyo basaba umuntu wese wagira umutima wo kubafasha mu gukusanya amafaranga baciwe kugira ngo Iradukunda Sabri ahabwe ubuvuzi. Mu gahinda kenshi bagize bati bakanya icyo nasaba nk'abantu badukurikiye bafite umutima w'imbabazi Imana yawuhaye, uwagirira impuhwe uyu mwana akaba hari icyo yamufasha, akaba twazagera igihe tukabona ubushobozi akavurwa agakira. nawe n'umwana uri kubyimbuka, mumenya neza ntashidikanya ko nawe yazajya akize agakura, yazajya nawe agirira impuhwe abandi bantu bafite ibibazo, kuko ni ibintu ngewe ku bwanjye numva byarenze ubwenge bwanjye. ni ukuntu yirirwa twirukanka tujya kwa muganga kandi bakaba baratwatse miliyoni 5 tukaba twarazibuze. amafaranga yose abonye ahita yirukankira kwa muganga ari kumvuza. icyo nifuza ni uko nabona umuterankunga ugeza akamvura, nakira nkagira imbaraga, nkabishyiramo imbaraga nanjye nkazaba muganga, nkazajya mvura abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye. wakenera kugira icyo agufasha. nimero yanjye ni 0788 71 91 429. hariho na Tigo, niba nayo nayishyiraho abakoresha Airtel. 07 2 7 82 61 91. nk'uko natangiye mbivuga, izo nimero zose zibaruye mu mazina ya Tumusabyimana Eugene ariwe byiza. reka twifatanye turebe ukuntu twatabaya. murakoze cyane. ni Alex Karangwa kuri Sano TV. mwakoze cyane gukurikira Sano TV. Imana ibaha umugisha ndetse ikomeze kubarinda mu byo mukora byose. batarakanda subscribe muyikande, muduhe n'ibitekerezo, ndetse nimba hari inkuru ufite ushaka kugeza ku banyarwanda batwandikira muri comment. mugire amahoro. Njye ndi Beat Killer. Sano TV, born to entertain.